isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati Landry mwana wanjye, Jessica nabimubwiye mwibutsa kugira ngo afashe duhe nyogokuru agaciro akwiriye, kuko nubwo yahemutse ariko ntago twamutererana, kandi akaba ari we ntandaro yo kubaho kwanjye, kuko niwe ubyara papa wanjye. Ikirenzeho akaba ari mama wa Nataliya ndetse na Josephina w'ahantu twari dutuye muri icyo gihe, bityo tutagomba kumusiga aho ngaho, ahubwo tugomba gukora uko dushoboye tukamujyana i Tesara tukamushyingurayo. Twazanamara no gufata Barewisi Company tukazamuzana tukamushyingura hamwe n'abandi Barewisi, nubwo ntari nzi niba sogokuru wanjye Toromewo umugabo we ariho yaba ashyinguye, bityo nkazamushyingura iruhande rwe nk'umugore we, kuko niwe utumye ndiho nk'umurewisi wa nyuma. Namaze kubwira Jessica gutyo ambaza icyo tugomba gukora muri iryo joro, kuko nubwo twari twageze muri Merine mu masaa 4 z'amanywa, ariko nyogokuru Rosata amateka yatubwiriye muri resitora nari mperutsemo ndi kumwe na Jovia umukobwa wa Jessica, byafashe amasaha menshi cyane ku buryo twarebye ku isaha tugasanga ni saa 4 za nijoro. Tukagira amahirwe iyo resitora ikaba yarakoraga amasaha 24 ku yandi. Jessica ambwira ko nta kintu kindi yakora uretse kuba yashaka umumotari umutwara muri iryo joro akamujyana i Tesara, ubundi agafata imodoka yakayizana aho ngaho kugira ngo tubone uko dutaha ducyuye umurambo wa nyogokuru. Mubaza niba nta yandi mahitamo dufite, ambwira ko tutabona umuntu udukodesha imodoka yo gutahamo, kuko muri aya masaha abantu bose baba batashye, nabo twabona ntago bakwemera gutwara umurambo, cyangwa se abandi twabona bakaba bifitiye ibyo gukora n'imodoka zabo muri iryo joro. Nuko ndabyemera kuko niyo mahitamo twari dufite, ariko ngira ubwoba bw'ikintu cyitwa urupfu, kuko nicyo kintu nari impanganye nacyo muri iyo minsi, cyane ko aricyo cyanyujije mu buzima bwose nabayemo, kuko n'umwe mu muryango wanjye nari mbonye yanguye mu maboko. Nibaza na Jessica aramutse agiye akaba ari ubwa mbere n'ubwa nyuma mubonye arimo guhumeka umwuka w'abazima, numva cyaba ari ikibazo gikomeye kandi dufite ibyo tutararangiza, kandi nkaba ntabikemura njyenyine adahari. Mpita mubwira nti ndakwinginze urugendo ugiye gukora ugenda amahoro, kuko ndamutse nkubuze ntakaba kambayeho, kuko ahazaza hanjye hari mu biganza byawe. Urabizi ni wowe mubyeyi mfite, ni wowe muvandimwe ndetse uri byose kuri njye, ariko nanone ntago nshimishijwe nuko tubonye umuntu wo mu muryango wanjye, ariko rwose ntago nishimiye ko ugiye gukora urugendo rungana gutya kuri moto iri joro, bikanarenga ukagaruka utwaye imodoka. Ntashidikanya ko bishobora kugufata ijoro ryose kugira ngo ugere hano. None rero mubyeyi wanjye, ndakwinginze umfashe ugaruke uri amahoro nkubone, kuko ndagukeneye cyane mu buzima bwanjye. Jessica yasavye ati ntugire ngo kuba ngiye kugenda nkagaruka ngiye kubikora kubera ko binsabye, kubera ko kuva natangira kubana nawe nyuma y'uko umpaye imbabazi z'ibyo nagukoreye wowe n'umuryango wawe, ngufata nk'umwana wanjye kuba ngiye kugenda rero nuko ndi gukorera umuryango wanjye. Ikindi kandi kubura umurewisi nanjye nkaba nkorana nawe, nubwo ntari we mu maraso ariko ndi we mu muryango, bityo ndagenda nigengesereye kandi ngusabye kutaza kumpangayikira, kubera ko nanjye nkora uko nshoboye nkirinda. Gusa nawe usigara amahoro mwana wanjye, ubwo turaza kubonana mu gitondo kandi ndagukunda. Jessica yamaze kumbwira gutyo numva ngize ikiniga, nka kimwe nyogokuru wanjye Rosata yagize ubwo Nataliya yaramubwiye ko agiye kuva mu rugo akajya mu kazi muri Merine. Nibaza impamvu y'icyo kiniga, niba nanjye aribwo bwa nyuma ngiye kubona mbonye Jessica, ndetse nibaza niba namubwira akabireka tugategereza mu gitondo, ariko nibuka ko dufite ibintu byinshi byo gukora mu rugo i Tesara.
mpitamo kumureka ngo agende, ubundi ansezeraho ampaye akabizu ku ruhanga, ankora ku rutugu ambwira ko arajya anyandikira uko urugendo rumeze. Nanjye musaba mwinginga amubwira ko mukeneye mu gitondo akaba ari kumwe nanjye. Ambwira ko rwose turaba turi kumwe kandi atari ibyo gusa, tuzahorana kuva uwo munsi kugeza umunsi umwe muri twe azavira mu buzima agatanga undi. Nuko mukurikiza amaso uko agenda, asohoka muri resitora mureba, nanjye nsigara nicaye iruhande rw'umurambo wa nyogokuru. Nuko ntangira kumwunamira no kumuririra, mubaza impamvu agiye ako kanya. Nicuza impamvu ntahise mujyana kwa muganga, basi ngo babanze bamwiteho, ibyo kutubwira amateka ye azabitubwire nyuma. Ariko ndekeraho kwirenganya kuko nari nzi ko ari umuntu usanzwe nk'uko uwo ari we wese yafasha undi bahuriye mu nzira. Nongeye kwibuka umunsi ngera muri Merine, ba Kamiliyoni bakambatiza, nyuma bakanyicisha inzara iminsi 2 yose. Nkava mu kiraro twararagamo nkajya gushaka utwo narya, maze ngahura n'umukecuru nkamwiba 50 by'amadenari, mubeshye ko ari umuntu uri kumushaka. Bindya ku mutima uburyo nambuye nyogokuru wanjye ntabizi, mu gihe we yari aketse ko ngiye kumushyikiriza umwe mu bakobwa be, Nataliya cyangwa Yosephine, atazi ko Nataliya yapfuye kera, Yosephine akaba yari yibereye mu cyaro i Tesara. Mpita niha gahunda ko ndamushyingura iruhande rwa Yosephine, ndetse mvuga ko ngomba kuzajya gusaba ibisigazwa by'umubiri wa Nataliya mu irimbi ry'ibitaro twamushyinguyemo, bose nkabashyingura begeranye, kuko nyogokuru wanjye nubwo yabaye umurewisi igihe gitoya, ariko ari umuryango w'abarewisi, kuko yabyaranye na sogokuru babyara papa wanjye Broni Lewis. Bityo Nataliya ndetse na Yosephine kuko ari bashiki ba papa wanjye, nubwo batari bahuje se, ariko bose bavukaga ku murewisi Rosata Lewis. Nakomeje guheranwa n'ibitekerezo kugeza ubwo nagiye nkumva telefone yanjye irasonye. Mu kureba mbona ni message iturutse kuri Jessica, ambwira ko moto yayibonye kare ikaba igeze kuri mutwara, ariko atazi impamvu arimo kumpamagara simufate ngo tuvugane. Ndebye koko mbona yampamagaye inshuro 5 zose ntayumva, ndetse kureba mbona n'izindi message nyinshi za Rozange, ambwira ko nkumbuye ari we urarota ngeze mu rugo, ndetse n'izindi ambaza impamvu ntageze mu rugo kandi nari namubwiye ko uwo munsi ari wo turataha i Tesara. Nibuka ko twavuganye mu gitondo njye na Jessica turi gusohoka muri Abarewisi hoteli, nkamubwira ko dutashye, ariko kuva twagera muri Merine tugahura na nyogokuru ntongeye kumuvugisha. Bitamenya ko Jessica mpera kuri Jessica musubiza ko meze neza nta kibazo, ko turavugana ageze mu rugo. Ibyo mbimwandikira kugira ngo ataza guhungabana anahangayika azi ngo nagize ikibazo ubundi agakora impanuka, ndetse mubwira ko nta kibazo mfite. Nkurikizaho Rozange nubwo bwari bwije ndamwandikira mubwira ntisheri biti, nukuri unyihanganire twageze muri Merine duhura n'ikibazo, ariko ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane, ariko byabaye ngombwa ko ndara muri Merine kuko ndaza mu gitondo. Naho ikibazo twagize ndaza kukikubwira mu gitondo tugeze mu rugo njye na Jessica, kandi ntuhangayike meze neza, ndagukumbuye kandi ndanagukunda cyane. Namaze kwandikira umukunzi wanjye Rozange gutyo message ndayimwoherereza, mpita mbona burya na Marita yanyandikiye message ambaza impamvu ari kuduhamagara tukanga kumufata niba twagize ikibazo. Marita we mpita muhamagara kuri telefone ngo tuvugane, ngize amahirwe icamo ndetse aramfata. Namubwiye ko byagenze mu ncamake kuva mu gitondo, ndetse mubwira ko yabaretse gusinzira akihangana akaza gufungurira Jessica kugira ngo afate imodoka ze kutureba aho dusize muri Merine njye na nyogokuru. Marita arabyemera avuga ko araza kumutegereza, ubundi musezeraho mubwira ko turabonana mu gitondo. Nuko nkomeza kugumana na nyogokuru, ubundi ndeba mu gikapu cya Jessica nkuramo imyenda y'ibitenge yari yitwaje ubwo yajyaga muri Kent, nyirambura hasi kuri sima, ubundi nkora nyogokuru ku ntebe yapfuye yicayeho, muryamisha kuri ibyo bitenge. Ngira n'amahirwe ntago yari arakonja cyane ku buryo byakunze ko arambuka, nuko mukora ku gahanga ndangije mufunga amaso, ariko ndi kubikora nyoberwaho amarira aturutse ntangira kurira, kugeza ubwo nasakuje cyane umuseriveri ukora muri iyo resitora akaza kundeba,
akambaza uko byagenze nkamubwira ko nyogokuru adupfiriye mu biganza. Umuseriveri nawe ambera umwana mwiza aranyihanganisha, ndetse n'akazi cyarakareka ubundi yicarana nanjye turagumana, kugeza ubwo naje gusinzira ntabizi kubera kunanirwa. Nongera gukanguka numva hari umuntu uri kumpamagara avuga ati Petero nibyuka dutahe tujye kureba ko twashyingura umukecuru. Mu kubumbura amaso mbona ni Jessica ndetse ari kumwe na Marita. Nibaza igihe bagereye aho ngaho kuko Jessica we yari yanahinduye n'imyenda. Nshimira Imana ko urugendo rwagenze amahoro ndetse akaba agarutse aho ngaho ari muzima, ambwira ko nta mwanya dufite aho ngaho. Twese dufatanye guterura umurambo wa nyogokuru, na wa museriveri aradufasha tumugeza mu modoka ya Jessica. Nuko turamushimira ubundi twinjira mu modoka. Ngenda nicaye iruhande rwa nyogokuru, Jessica ajya kuri vora ubundi atangira imodoka. Twavuye muri Merine gutyo, ariko Marita we ntago yari asobanukiwe ibyo ari byo. Mpitamo kumubwira uwo mukecuru uwo ari we wa nyawe, mpereye ku byo yatubwiye kuva yava mu Barewisi, ariko mubwira mu ncamake kugeza ubwo yaje kubyara Nataliya, Marita afata nka mama we, ndetse na Josephine yaje ite Sara aje gushaka. Marita bimukora ku mutima, yamarira y'igitsina gore aba hafi atangira kurira. Nanjye ntangira kumuhoza muhumuriza, kumbe yababajwe cyane n'ukuntu umubyeyi apfuye atagize amahirwe yo kuganira nawe, ari we twese dukesha kubaho, kuko yataza kubyara Nataliya na Josephine. Marita aba yarapfuye kubwo kubura umuntu umutoragura ubwo ababyeyi be bari bamujugunye. Nanjye ntago nari kubona homba ubwo Sorina yari yanjugunye mu kigo cya Nataliya, ndetse ntago nari kuba ngihumeka umwuka w'abazima iyo mparokoka, ariko nkagwa muri Tesara iyo ataba Josephine. Nuko Marita amubwira ko ayo mateka agomba kuberaho kutwigisha, natwe nitugira amahirwe yo kubyara tukazarera abana bacu neza, ndetse ntituzabeho nk'uko ababyeyi bacu bamwe na bamwe babayeho. Kuko nize ko ubukungu bwa mbere atari imitungo, ahubwo ubukungu bwa mbere ari uko ufata abantu. Akaba ari inyigo sogokuruza wanjye Moria Lewisi yahaga abana be, bagomba kandi no kubigenderaho. Urugendo rwarakomeje ndetse Marita aza guhora. Tugera naho tuganira, ntangira kubwira Jessica nubwo mbabajwe no kubura undi muntu mu muryango wanjye, ariko nshimishijwe no kuba hari amateka amenye mu muryango wanjye. Ndetse dukomeza kuganira kugeza ubwo mu masaa 5 twari tugeze mu gasantere k'iwacu Tesara. Turakarenga ubundi tugera mu rugo, dutangira kwitegura uko tugomba gushyingura nyogokuru mu cyubahiro, ku buryo Jessica nanjye twaganiriye tukumva ko abakozi bose nubwo bari bageze mu mirima tugomba kuba hakonje, tukababwira n'impamvu bakaza kwifatanya natwe gushyingura nyogokuru wacu. Marita tubera umwana mwiza, ajya kubwira abakozi ngo batahe, kandi ngo ababwire uwo mubyizi wabo turaza kuwandika tukazawubahembera. Arabikora ndetse abari hafi batangira no kugera mu rugo. Uwo munsi wose twiriwe mu rugo, kuko aho twari twarashyinguye Josephine hari aho hafi. Ubundi dushyingura mama we iruhande rwe. Turangije turakaraba, abantu batangira gutaha, kugeza ubwo twasigaye mu rugo turi 4: njyewe, Jessica, Marita ndetse na Rosange wagerageje kumba hafi uwo munsi. Umunsi uza kwira tukiri kumwe, ndetse amasaha yo gutaha ageze ndamuherekeza arataha, ariko mu nzira ambwira ko ejo mu gitondo azaza kundeba uko meze, tukanirirwa namfasha gutunganya ibyo mu rugo, ubundi tugakomeza gusunika ubuzima. Iminsi yakomeje kwicuma, ari nako ubuhinzi bwacu bukomeje kugenda, ndetse urukundo rwanjye na Rosange rukomeza gukura, ndetse gahunda yacu yo kuryoshya mu rukundo rwacu yo yari igikomeje, kuko yakundaga kuza kwirirwa mu rugo iwacu. Ba Jessica bakajya mu mirima ngasigarana na Rosange, kandi ntibabigireho ikibazo kubera ko nta kintu na kimwe cyapfaga. Nyuma y'ukwezi dushyinguye nyogokuru Rosata, Jessica yaje kujya muri Kenti agura uruganda rwari rufatanye mu ntambwe nkeya n'Abarewisi Company, ariko rutagikora, kugira ngo abarirwo tuzakoreramo umushinga wacu wo gutunganya ibiribwa. Ndetse muri icyo gihe nkomeza gukundana na Diva mu ibanga, Rosange atabizi, kuko umuntu wenyine wari ubizi yari Jessica, na Marita nari narabimuhishe. Tukajya twandikirana mubwira ko mukunda, ariko mwibikiye kugira ngo nzamukoreshe igihe nzaba nagiye muri Kenti,
kurwana intambara yo kubohoza imitungo y'Abalewisi. Ndetse kuri iyo nshuro ntago nari nkirwanira imitungo ya papa kuko ntago yari iye, ahubwo yari iy'umuryango mugari wacu, ariko ikaba iri mu maboko atari aya nyayo. Bivuze ko ibigwi by'umuryango bitabahangayikishije na gato, ahubwo icyaba ari ukwirira gusa. Niyo bahomba ntacyo byaba bibatwaye. Nibaza niba Sorina n'umugabo we cyangwa se Tonzi ndetse na Diva baba bazi ko ikigo cya Moriya Academic School nacyo kiri muri Abalewisi cyangwa se bakaba ntabyo bazi. Ariko mpamya ntashidikanya ko ntabyo bazi, kuko bari kubibwirwa na papa wacu Brown Lewis, kandi igihe twari mu rugo ntabyo yari yaratubwiye. Bityo n'ikigo nacyo numva ko nimba chairman w'Abalewisi Company nzakizura neza, kuko ubu kimeze nk'ikiri ku ruhande rwacyo. Uko nakundanaga na Diva mu ibanga niko nakomezaga gukundana na Rosange ku mugaragaro. Jessica akanshyigikira kuko yari azi impamvu, ariko agakunda kumbwira ko ntagomba gukora amabara nkaryamana na Rosange, kuko ubwisanzure twirirwamo buri munsi iyo turi mu rugo ushobora gutuma ibyo bintu tubikora. Ariko ntakamenye ko umunsi umwe ubwo twabigerageje twumvise ari byiza tukabigira akamenyero, bityo ibyo atubuza tukaba ari byo twirirwamo buri gihe. Ariko nkamuhakanira mubwira ko ibyo bintu ntagomba kubikora kuko igihe kitaragera. Ndetse nta nubwo yari abizi ko na Diva twaryamanye, bikaba ari byo byashyize ibuye ry'ifatiro ku rukundo Diva yankundaga buri munsi, kuko yarankundaga nkabibona. Diva hari nubwo yambwiraga ko ashaka kunsura iwacu mu rugo, ariko nkabyanga kuko nari mbizi ko Rosange amumenye byansaba kumuha ubusobanuro buhambaye ngo nikure mu kibazo. Kandi Rosange ntago yari kubura kunshidikanyaho ko nshobora kuba nararyamanye na Diva. Icyo kikaba ikibazo cyazana agatotsi mu rukundo rwacu, kandi ntago nabishakaga. Ubwo Diva ngahora amubwira ko tuzabonana naje muri Kenti, ndetse tukirarira muri hoteli y'Abalewisi. Namara kuvugana nawe ngasiba message, cyangwa se twaba tumaze guhamagarana nimero nkayisiba, cyane ko nari narayifashe mu mutwe nkayandika ngiye kumuhamagara gusa kugira ngo nshyireho irindi buye. Bityo igihe nzaba maze gufata factory itunganya ibiribwa, Diva azampereza ibitaro ntarushye na gato, ubundi binyorohere kuba mfite ibitaro na factory. Igitondo kimwe twarabyutse nk'uko bisanzwe, tujya ku meza dusangira ibya mu gitondo. Birangiye Jessica na Marita bansezeraho, bagenda bavuga ngo reka tureke chairman asigare mu rugo rw'amahoro. Ariko nari narabimenyereye ko basigaye banyita chairman, nanjye nkababwira ko bazamunyita bitagishoboka ko babireka, kandi nzabahana bikomeye kuba barankomerekeje umutima banyitirira uwo ntaraba we. Ariko byose tukabikora muri burage. Nuko bamaze kugenda umukunzi wanjye Rosange ahita aza, kuko nta kintu na kimwe twikekaga, duhita dukora ibyacu, dore ko yarasigaje umwaka umwe gusa ngo arangize amashuri, kandi nta kintu na kimwe nari mbuze. Bityo twari twarumvikanye ko uwo mwaka nurangiza nzahita mugira umugore, ndetse nari naramaze no kumubitsa amabanga yanjye yose. Nta kintu na kimwe atazi ku bijyanye n'umuryango wanjye. Icyo atarazi gusa nuko nakundanaga na Diva. Nuko mu bwisanzure bwacu tubanza kwinezeza, twihuriza imbunda na paradizo. Birangiye turaza twicara mu ntebe, ubundi dutangira kuganira. Ndamubwira nti, mana yanjye sha, nsigaye ndyama nijoro nkumva ndagukumbuye cyane, kandi twari kumwe mu kanya kahise. Rosange ahita afata se sheri, buriya umbwije ukuri icyaba cyose uzakomeza kunkunda? Ndamusubiza nti, ariko ibyo ntago wagakwiye kubimbaza, kuko nakubwiye ko ngukunda tukiri batoya, kandi ntago wagakwiye gushidikanya kuko isezerano ryawe nakomeje kuririnda nambara agasaha kawe wampaye mu buto. Kuki ukimbaza icyo kibazo? Rosange yese afate wa munsi wa mbere dukora iby'imbunda na paradizo tukibagirwa kwikingira wanteye inda, ubu ntwita umwana wawe mu nda yanjye. Imana nyagasani. Rosange amaze kumbwira gutyo numva ntago ndaho ngaho, musubirishamo inshuro nyinshi ahita akora mu mufuka w'ipantaro yari yaje yambaye. Ubundi akuramo ibipimo abakobwa bakunda gukoresha iyo bapima bareba niba batwite. Anyereka uko bimeze, nsanga aratwite koko. Mpita numva ntaye umutwe, ubundi bitangira kundenga mbura icyo mvuga.
mpita nibaza ikintu nzabwira Jessica naramuka amenya ibyo bintu, nibaza ikintu Rozange azabwira iwabo nibaramuka bamuvumbuye, kandi yari yarambwiye ko papa wari umupolisi. Numva ko bishobora kumbana ibibazo, ariko ntangira guta umutwe nshakisha icyo gukora. Rozange mubwira ko ngiye gushaka amafaranga, ubundi tukava aho ngaho tukajya gushaka aho kuba. Rozange ahita afata, ariko sheri kuki bihise bigutera ubwoba? Humura nta kibazo gihari, wowe nsezeranya ko unkunda gusa, naho ibyo kugenda byo ntago birimo. Mbabarira umbwire ko uzakomeza kunyitaho nk'uko ubikora. Nta kintu nzakwaka na kimwe, nta kintu nzagusaba. Icyo njye nkeneye ndetse nari ngikeneye no kuva kera ni urukundo rwawe, naho tunashatse kugenda amafaranga ntago cyaba ari ikibazo. Nta nubwo bivuze ko ari wowe ugomba kuyashaka, kuko nanjye nayashaka. Wowe mbwira ko nkunda ndetse ukaba uzakomeza kunkunda n'uyu mwana wacu, bityo njye ibindi ubindekere. Rozange nahise mubwira nti sheri wanjye, urabizi ko nagukunze kuva twahura. Impamvu mbwiye kuri yo ukabona ndahangayitse nuko nari mpangayikiye wowe kuko bishobora kuguteza ibibazo, kandi urabizi ko wambwiye ko papa wawe ari umuyobozi. Niyo mpamvu mpise numva ko ashobora kunkorera ibya mfura mbi. Rwose kugukunda niwe mukobwa umwe rukumbi nkunda, kandi umwana wanjye ntago ndi umugabo mbwa utaterwa ishema no kubyara. Rwose njye ntuzangireho ikibazo, kuko menye ko nabibye akabuto mu nda yawe, bityo undi murebe wese arabonetse, bikaba ari ibintu bishimishije, kandi nkaba ngiye kwitwara neza kuzageza igihe umwana azavukira. Sinzabe nka sogokuruza wanjye Robert Lewis utaragize amahirwe yo kubona umwuzukuru we kandi yaramushakaga cyane. Bityo ndagukunda, kandi kuva uyu munsi ngiye gucunga intambwe zawe zose kugira ngo hatazagira ikintu na kimwe gituma urubyaro rwanjye rugira ikibazo. Ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Rozange yahise ati mukunzi wanjye Petron, wowe ntugire ikibazo. Nibyo ndabizi papa ntabwo ari umuntu mwiza, ndetse namenya ko ntwite azantoteza cyane, ambaza umusore wanteye iyi nda kugira ngo amwice. Ariko njye ntago nakwishimira kuguhomba, ari nayo mpamvu ntazigera ntuma papa wawe amenya ko ari wowe wanteye inda. Ndetse urabizi ubwo nyine amashuri yanjye ntago ndayarangiza, ndetse n'amahirwe yo kuyarangiza arahagaze. Ariko ubwo ngufite byose birashoboka, kandi ntago nshaka kugushyiraho umutwaro ngo abantu bamenye ko ari wowe papa w'umwana ntwite, kandi wifitiye urugamba ugomba kubanza kurwana. Bityo wowe rwana urugamba rwawe, ku buryo namara kugera aho ushaka kugera nzahita nza kukureba, ubundi tukibanira. N'ayo mashuri nzayiga turi kumwe, sibyo rukundo? Rozange yambwiye gutyo nshimishwa n'umutima mwiza we. Mbura ikintu mukorera mpita mpaguruka mu ntebe nari nicayemo, ubundi ndamuterura ntangira kumuzengurutsa. Nawe atangira gusakuza cyane ngo mushyire hasi, ariko simbyumve, kugeza ubwo nanjye utubaraga twaje gushira, ubundi ngahita murambika mu ntebe. Ndisanga ndi kumureba mu maso muryamye hejuru. Kumureba ubundi bivamo kumukanurira, nakubita amaso ibyiso bye byiza by'umweru bimeze nk'iby'inyana nkumva biri kunkurura, ndetse ngahita nkubita amaso udutunda twe twari turi mu gituza tundeba, kuko murambika hasi agashati ke kari kamanutseho gato, numva ntangiye gufatwa. Nuko nawe ndeba atangira kunzengurutsa ibiganza mu mugongo, ageze aho atangira kunyeregerereza umunwa we, ubundi afunga amaso, nanjye ntangira kuyafunga buhoro buhoro. Sinamenye igihe iminwa yacu yakoraniyeho, ubundi ntangira kunyunyusa udusukari two ku minwa ye birimo urukundo, numva biraryoshye. Ubundi nawe akomeza kumbera neza ankorakora hose. Ageze ku mbunda yanjye ambaza ikibazo mfite, mubwira ko nta kibazo mfite ariko mbivuga ndimo kwahagira. Nza kwibuka yamaze kunkuramo agakabutura nari niyambariye, ubundi nanjye sinamenye uko ipantaro nongeye kuyimukuramo. Ntangira kwiyumvira ari imibiri gusa irimo gukoranaho, nkumva uwo munyenga uwawungumishamo imyaka 100,000 naba mbayeho neza. Nuko ngiye kumva numva Rozange aranyibirindukanye, ahita ndyamisha mu ntebe ndende twari twicayemo, ubundi akuramo ka gashati yari yambaye, udutunda twe twiza ntubona imbere yanjye. Ahita nkuramo nanjye agapira kanjye, twese turebana ubudahumbya. Ntangira kumureba udutunda twenda dusomagura, atangira kunihira gake.
ahita afata imbunda yanjye ayitunga muri paradizo, numva ndi kuguruka ku buryo ntamenya aho umwuka nasohoraga waturukaga. Akomeza nawe kugenda asunika ari nako ambwira ngo kera hose nabaga he, nkaho tutamaze igihe kinini turi kumwe. Ariko nanjye wa mugani nkumva wagira ngo ni ubwa mbere ngeze muri icyo gihe, kuko buri uko imbunda yanjye yageraga muri paradizo ya Los Angeles igatangira gucunga umutekano hose, numvaga wagira ngo ni ubwa mbere. Nuko nawe uko agenda anyegera gake gake ntangira kumva imbunda yanjye igeze ku isoko idakama, amazi arimo kuvubuka ndetse ameze nk'amashyuza, ariko ari akazuyaze kadakonje kandi katari no gutwika. Dukomeza kwibera muri uwo munyenga wa babiri, biranarenga tuva muri salo, umunezero wacu tujya kuwukomereza mu cyumba cyanjye. Tugeze aho ndarahaba ibibindi bindi, kuko twari twisanzuye kurusha uko byari bimeze turi mu ntebe. Nuko duhindura impande zose nk'uko buri wese ushaka ibyishimo atabura aho ashakira, kimwe n'umuntu ufungutse mu mutwe buriya buri bizinesi yose yayikora kugira ngo abone amafaranga. Nanjye nkomeza gucunga umutekano, paradizo yose ndayizerera, nyizenguruka ngo hatagira umutekano muke uharangwa. Biza kurangira twikomereje muri ayo ku buryo ibyishimo byaturenze hafi no gusara, kubera kutamenya aho turi tuza kwisanga no muri dushe. Los Angeles ahagaze ku gikuta, nanjye mfashe ukuguru kumwe ndakuzamura kugira ngo binyorohere kuba nazerera muri paradizo yose. Ari nako ngenda nyunyusa udusukari, nkumva ibyo bihe ntago bisanzwe, ndetse nkagenda nikorera no ku turabo twiza dutatse paradizo yose. Ubundi nyuma y'igihe kirekire amasasu yanjye aranshirana, numva Los Angeles ariruhukije cyane wagira ngo avuye guterera umusozi w'amaganya. Ubundi nanjye numva ubwonko bwanjye buragarutse. Twisanga twicaye hasi buri wese areba undi mu maso, ubundi dusoni Los Angeles tukamuganza akareba ku ruhande. Nanjye ngashimira Imana yamumpaye, kuko yampaye byose nifuza mu buzima bwanjye. Ureke babandi Imana iha abandi ikabaha ari ibice, ariko njye yampaye Los Angeles impa umunezero n'ibyishimo byose bibumbiye muri we, ku buryo iherezo ryacu ryari ibyishimo gusa. Nuko dukomeza kurebana bivamo gukanura, nkomeje kumureba cyane atangira gufungura amazi arayantera. Imikino ibitangiye gutyo, ubundi duhaguruka aho twari twicaye, dutangira kozanya buri wese yoza mugenzi we. Njye ngeze kuri paradizo ndahayitondera kuko niho ibyishimo byanjye byari birambirije. Birangiye koga Los Angeles ndamuterura mujyana muri salo, kuko hari hafunze neza nta muntu wabasha gufungura aturutse hanze ngo yinjire imbere ntacyo nikeka. Mpita njya mu cyumba nzana eswime, ubundi ntangira kumuhanagura. Nawe arampanagura, dusoje dusigana amavuta, ubundi twongera kwiyambarira imyenda yacu. Twongera kwicara muri salo, ariko ibiganiro bikaba bike cyane kubera ko njye natekerezaga ahantu mvuye uwo munsi nkumva ntihabaho. Biza kurangira Los Angeles ambwiye ko ashaka gutaha, nanjye mubwira ko nshaka kumuherekeza nkamugeza hafi y'iwabo, nkamenya neza ko yageze mu rugo ataza gusimbuka igipangu ugasanga agize ikibazo, umwana wanjye akaba nawe agize ikibazo. Tuza kubikora gutyo, ubundi tugenda twiganirira, dukina n'udukino mu nzira tutitaye ku batubona. Nza kumugeza mu rugo mufasha kurira igipangu, ubundi yinjira mu rugo ambwira ko arimo neza. Nanjye mbasha kugaruka mu rugo, ntegereza ko ba Jessica bataha, n'ubundi baza gutaha bisanzwe. Turarya, ubundi twicara muri salo dutangira kuganira. Jessica ahita avuga ati gahunda ubu ngubu twayifashe, ejo turajya muri Kenti kubakisha uruganda neza nk'uko turushaka, ubundi nyuma y'ibyumweru 2 gusa natwe dutangire gukora. Ndamusubiza nti rwose nibyo, kuko inzu yo gukoreramo ubwo tuyifite, nta kindi kintu na kimwe gisigaye uretse kugenda tukahavugurura neza, dore ko hashaje. Ubundi natwe tugatangira akazi kacu, tugakora gahunda ari ugufata amasoko yose Sori na yari afite, kuko kubera ko twihingira ibiciro tuzabikubita hasi, maze ubundi abakiriya bose bajye bazi iwacu, noneho abarewisi bahombe. Marita yasaba ati ariko njye hari ikintu ntari kumva neza. Urabona uruganda rw'abarewisi dushaka kurufata, none se niruhomba kandi ari rwo tuzafata, urumva natwe tutazaba duhombye? Mpita mvuga nti mwambabariye Marita mukamumpera amashyi koko, ntiwumva ko nawe utangiye gutekereza nk'umuntu ukora bizinesi? Ahubwo mureke Marita ari we tujya guha kuyobora uruganda, kuko ndumva ari gutekereza neza.
Jessica ahita avuga ati Mari turabona nibyo koko uruganda Lewis Factory ruzahomba turugure ruri mu gihombo, ariko ikintu tuzakora nitumara kurugura nuko ibyo twakoreraga mu ruganda rwacu tuzahita tubihuriza hamwe n'ibyo muri Lewis byose duhite tubishyira kuri Lewis Factory, noneho birangire nta gihombo dufite kuko tuzaba tugifite ba banyemari babo baza kuduhahira. Marita ahita avuga ati ndabyumvise noneho. Jessica ahita avuga ati ariko rero noneho hari ikintu nari natekereje kijyanye n'ibyo Petero navuze. Mpita mvuza nti ibihe mvuze se byo kugira Marita umunya business? Jessica ahita avuga ati yego, urabona wowe uramutse ugiye kuyobora uruganda rushya abantu bashobora kukwibazaho bagacukumbura uwo uriwe bagasanga uri Petero Lewis, kandi ntabwo byaba ari byiza kuko Sorina yakubangamira. Nanjye ndamutse ngiye gukorera muri ruriya ruganda byahita bimenyekana kuko Sorina yamenya, bivuze ko tuzajya tugira n'imikoranire hagati yacu n'Lewis nk'abantu bakora ibintu bimwe. Mpita mvuga nti ubwo rero nubwo nari nabivuze nikinira, ariko Marita agiye kuyobora uruganda birabaye. Sha untanze kuyobora kandi ari njye wavutse nambaye ikamba, yewe iyi si ntago ari nyakuri rwose. Marita ahita avuga ati ariko nyine murabyumva ko bitashoboka kubera ko ntago nize, kandi nanjye Sorina naranzi kuko naramukoreye. Mpita mvuga nti aho ni byiza cyane, ahubwo ngize igitekerezo cy'inyamibwa. Jessica ahita avuga ati tubwire vuba dore amasaha ari kugenda, dukeneye kuruhuka kuko mu gitondo gahunda ni ukujya muri Kent. Mpita mvuga nti Marita agiye kuyobora uruganda, noneho azagenda avuga ko yaruguze mu mitungo mama we Natalia yamusigiye, akaba ariyo yakuyemo urwo ruganda, ndetse binatubere byiza cyane kuko Sorina baraziranye, bityo azingirira Sorina amusabe kujya akorana nabo mu bijyanye no kurangirana amasoko, kugeza ubwo azatangira guhenda ubwenge Sorina, ibiciro Marita akabimanura hasi, Sorina b'abantu be bagatangira kujya baza kugurira Marita, kabisa ntaho Imana itakura umuntu. Na Marita ubu ngiye kumwita chairwoman, gusa sha nanjye nzihorera. Marita ahita avuga kuntera ubwoba sha, ubu se ko uri kubinkiramo warangiza ngo uzihorera urumva ari byo? Ndamusubiza nti dore kigize ubwoba, ariko nzaba ndi kugucunga, nunyereza umutungo wawe nzakujyana kugufunga, oya nzagukubita ingumi n'imigeri. Jessica ahita avuga ariko Petero reka burage tubanze dutekereze ku kazi ni ukuri. Ndamusubiza nti mumbabarire ni ukuri, ariko ubuzima ni buto, mushatse mwajya museka n'ubundi twese tuzapfa. Jessica ahita avuga ibyo turabivugaho nyuma wa mwana we, ahubwo ibyo turabyujuje neza, ahubwo uruganda rwa Marita turarwita gute? Mpita mvuga nti ntibyumvikana se turarwita Marita Company. Marita ahita avuga njye nta gitekerezo mfite cy'uko mwarwita, ubwo murahitamo, ariko muri kunshyira ahantu ntakwiriye. Jessica ahita avuga twakubwiye ko uri umuryango wacu, waba warize cyangwa utarize. Ubu se Petero ntiyarize? Uraje urebe ko atazayobora kampani ya mbere mu gihugu, kandi nawe uri Lewis kuko mama wawe yakureze yabyawe n'Lewis. Nubwo tutari Lewis mu maraso, ariko twabyumvikanye ko turi bo mu muryango. Mpita mvuga nti nibyo rwose, ibyo mwere no kubitaho umwanya. Nimba na chairman nzagira buri muntu wese wafashije Lewis gutera imbere Lewis. Ahubwo tukiri aho ngaho nibutse ikintu. Jessica ahita avuga tubwire twumve. Ndavuga nti nyogokuru Rosata yavuze ko hari umugabo witwaga Sultanis wafashaga Robert kuyobora kampani, ndetse akaba ari n'inshuti ye, akaba ari nawe wakomeje gufasha sogokuru Toromeo Lewis nyuma y'uko Robert Lewis yari apfuye. Byashoboka ko Sultanis umuryango we wakomeje kuba bizerwa ku Lewis, bityo ndumva tugomba gushaka umuryango wa Sultanis tukareba niba tuzigera dufatanya gukorana, cyangwa se nabo bakaba baragiye ku ruhande rwa Sorina wenda, cyangwa se bakaba batanakiriho ntawamenya. Jessica ahita batuzi ko ibyo bintu ari byo, ariko mbere ya byose reka tubanze dushake izina turaha kampani ya Marita, kandi mwibuke ko ataraba ari kampani ahubwo iraba ari factory, ntago tuyita kampani, bityo numva twayita Marita Food Factory. Mpita mvuga nti ndumva biciyemo, ariko mureke dukureho iryo zina kugira ngo Marita batazapfa kumumenya vuba,
duhite izina rye turihina turyite My Food Factory, bivuze ibiryo byanjye bitunganywa muri iyo factory. Noneho M ikaba ivuze Marita ndetse ikanavuga byanjye, noneho ya ikavuga byawe, ku buryo umuntu ushaka ubusobanuro bwimbitse twamusobanurira ko bivuga My and Your Food Factory, ibiryo byacu factory. Ariko ku mpapuro zanditse z'imitungo hagati ya M na Y hakaba harimo akadomo, M ivuga Marita, Y ikaba nta kintu ivuze, bigahita bihuriramo gutyo. Marita yahise avuga ati oya, iyo Y ntago ibuze icyo ivuze, kubera ko amazina yanjye yose ni Marita Yolanda, bityo irakivuze. Twamaze gupanga gahunda gutya, amasaha ari nako amaze gukura, twemeza ko tutakigiye muri Kenti turi babiri, ahubwo twese tuzagenda kuko Marita ntago yari gusigara kandi ari we uzaba ayoboye iyo factory. Bityo twagombaga kujyana muri Kenti ku buyobozi bwabo tukabaka ibyangombwa byo gukora mu mazina ya Marita Yolanda nk'umuntu ushaka gushinga uruganda rwe. Twemeza ko nitumara kubona ibyangombwa Marita azajya muri Abarewisi agashaka Tonzi wari general manager muri Abarewisi, ubundi akamwiyereka kubera ko bari barabanye ubwo twari turi mu rugo iwacu, papa gihari akazamufasha, ndetse Marita akazamugezaho icyo gitekerezo cy'uko agiye gushinga factory itunganya ibiribwa, ngo yumve Tonzi niba hari ikintu azamufasha. Tumaze kubyemeza neza buri wese afata umuhanda nako inzira igana mu buriri bwe. Nageze mu buriri ntangira gutekereza ukuntu umunsi wose wagenze, nibuka ukuntu urukundo rwa Rozange rumaze kungira umusazi ku rwego rw'uko ibyishimo ari cyo kintu cyonyine kingengwaho. Noneho by'akarusho akaba anantwitiye Umurewisi, akaba yarananyemereye ko nta muntu n'umwe uzigera amenya ko umwana atwite ari uwanjye mu buryo bwo kundinda, atari kwa kundi umusore atera inda umukobwa akamwihakana. Nuko nshimira Imana yampaye Rozange mu buzima bwanjye, nongera gutekereza kuri gahunda twari tumaze gupanga y'uburyo Marita agiye kuyobora uruganda, bikaba ari n'ibintu bishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga kubera ko Sorina nta mikino agira. Nsenga Imana ngo idufashe Marita ntihazagire ikintu na kimwe aba kugeza ubwo nzafatira Abarewisi Company mu biganza byanjye, ubundi ngakemura buri kibazo cyose cyari kigirimo. Nuko nkomeza kuguma muri ibyo bitekerezo, nibuka ko ntigeze mvugisha umukunzi kuri telefone ngo mubaze uko ameze, nanamubwira ko mu gitondo Jessica yampangiye urugendo. Nuko ndamuhamagara turavugana ndetse mubwira ko uko gahunda imeze, ambwira ko azankumbura cyane, nanjye mubwira ko ari ukujyayo tugakora ibitujyanye, ko bitazarenza icyumweru byibura, ubundi tugataha kandi nanjye nzaba mukumbuye. Narangije kuvugana na Rozange mwifuriza ijoro ryiza, mpita nibaza icyumweru cyose uko mu mirima bizaba bimeze. Mpita mbyuka njya gukomanga ku cyumba cya Jessica, mubaza ukuntu tuzamara iyo minsi yose nta muntu uri gucunga akazi ko mu mirima. Ambwira ko ibyo nta kibazo, ko yavuganye na wa mugore ubakorera wacumbikiye Marita akamubwira ko azahamubera kuko ari umwana mwiza. Numva icyo kirakemutse kuko byari bimpangayikishije cyane, mpita nisubirira mu buriri. Ariko niha gahunda ko muri icyo cyumweru nzashakisha umuryango wa mugabo witwa Sultanisi, nubwo ntari nzi aho ndamushakira, ndetse ngahura na Diva kugira ngo nongereho ibuye ku rukundo rutari urwanya rwo namukundaga, ku buryo nzagaruka maze kumenya iherezo rya Sultanisi wari umufasha wa sogokuruza Robert Lewis ndetse na sogokuru Toromeo Lewis. Nuko mpita nsinzira nongera gukanguka mu gitondo nk'uko bisanzwe, twitegura uko turi batatu. Tumaze kwitegura, wa mugore wari waracumbikiye Marita ubwo yazaga mu cyaro gushakisha nyina wabo Josephina, Jessica amubwira uko gahunda yo gukora azajya yicunga, ndetse amubwira ko nasanga yarakoze neza azahita amwihera akazi twakoraga akajya kamuhembera aho gukomeza gukora mu mirima nk'abandi. Jessica amushimira kuba agiye kumusigarira mu bintu, ndetse anamusigira n'urufunguzo rwo mu rugo ngo nakenera ikintu ajya agifata, kuko mu muco wo mu cyaro buriya ubugugu ntabwo bagira. Abundi amuha n'urwa stoke twabikagamo imyaka ngo nayo ayicunge, mbese byose abishyize mu biganza bye. Nuko Jessica asohora imodoka mu gipangu, ubundi dufata umuhanda. Twavuye i Tesera tugenda tuganira,
dupanga uko gahunda yose izakorwa, kurinda tugeze muri Merine Jessica akatubwira ko agiye kubanza kujyana imodoka ye mu garaje kugira ngo bayihindurire amarangi, ku buryo umuntu wese wari uyizi atazigera ayibona akamenya ko ari iya Maritina. Tujya mu igaraje rimwe, ubundi batubwira ko bizafata iminsi 3, ko aramutse ayishaka yayisiga akagaruka kuyifata nyuma y'iminsi 2 uhereye uwo munsi. N'ubundi nta mahitamo yari afite, yarayisize asiga n'amafaranga yo kugura ibikoresho byo kuyikora neza, ubundi ababwira ko azabaha amafaranga y'akazi agarutse kuyireba. Tuvuye mu igaraje tujya muri gare ya Merine, dutega imodoka isanzwe itugeza muri Kenti. Mu kugerayo twibaza ahantu twarara iryo joro dufite umutekano, dusanga nta handi uretse muri Abarewisi hoteli. Jessica atubwira ko kuri iyo nshuro tugomba gufata icyumba kimwe gusa, twese tukakiraramo mu buryo bwo kudatuma abantu batumenya, kandi kigafatwa mu mazina ya Yolanda ariwe Marita. Duhita dutega utumoto tugana kuri hoteli. Tugeze kuri reception, Marita ajya kwaka icyumba, baduha icyumba 4 nomero 30. Ubundi turazamuka tujya muri icyo cyumba. Mu kukigeramo Marita atangira kureba nk'imbwa ireba televiziyo, kubera ko ari ubwa mbere yari ageze ahantu nk'aho ngaho. Natwe tumubwira inshuro tuhageze. Jessica atubwira ko ari nyinshi cyane, nanjye mubwira ko ari ubwa kabiri kuko nahageze bwa mbere cya gihe tuje mu nama y'abashoramari b'Abarewisi Company. Twatumije ibyo kurya barabituzanira, ubundi dutangira gupanga uko tugiye guhera aho ngaho. Tubwira Marita ko mu gitondo arashaka uko ahura na Tonzi akamwibwira, akamubwira ko ari we waguze inzira aho hafi, akaba ashaka gukoramo uruganda. Mu gihe twe turaba twagiye kwaka ibyangombwa, Jessica akagenda ari umubyeyi wa Yolanda Marita, ubundi tukazumva ibyo Tonzi azabwira Marita. Ubwo gahunda yabaye iyo ngiyo, Jessica na Marita bajya ku buriri bararyama, nanjye nirarira mu ntebe yari muri icyo cyumba twarimo, ndetse ndara nabi kuko intebe yari ntoya kuko itateganirijwe kuryamaho, ahubwo ari iyo kwicaramo. Ibyo bikambabaza cyane kuko byatumaga nibaza impamvu tumeze gutyo, tukaba twihishe nk'imbeba kandi turi mu by'umuryango wanjye, bigatuma ngira umujinya numva ko Sorina n'umuryango we nzabahana nihanukiriye, ubundi igihugu cyose nongere nkibutse Abarewisi abo ari bo, kuko nubwo bakundaga kuvuga Robert cyane nk'umuntu bakesha iterambere mu gihugu, kuko ari we wari warazanye gukora imihanda ya kaburimbo, amazi n'umuriro. Abantu ba mbere babibonye mu gihugu bakabibonera ku buntu muri icyo gihe cyabo, bikozwe na Chairman Robert Lewis, ndetse uburezi akabuteza imbere kuva aho yagiye yubaka ibigo by'amashuri bitegamiye kuri company, ndetse abahinzi bafite imirima yabo akabatera inkunga kugira ngo babone ibyo kurya banasagurire company ibakorera ibyo kurya binyuze mu ruganda. Nk'urugero, ntago bari kujya barya ibigori gusa, ahubwo yabakoreye imifu itunganijwe neza, ndetse n'umuceri bigenda gutyo. Amata akoze neza kandi afunitse, byose bikorwa n'uruganda rwari runini cyane rw'Abarewisi Factory, kuko nta kintu kitatunganywaga muri factory, kuko no mu ngano yarwo rwari runini kurusha na hoteli ndetse n'ibitaro. Byose bikaba byarazanywe na Robert Lewis, wavugwaga gake cyane, bigaragara ko abantu batakibyitayeho, ariko bikaba byaratewe n'ubugugu bw'abantu bose binjiraga muri Abarewisi bashaka kwirira imitungo yabo, bityo ngakomeza kugira agahinda, bikanyongerera imbaraga zo gukora cyane kugira ngo igihugu nzakigarure mu murongo cyahozemo no kwibuka umuryango w'Abarewisi. Ubwo nagumye muri ibyo bitekerezo, ari nako ngira agahinda cyane, nanga kwirirwa njya muri telefone kugira ngo ntabangamira abaryamye, kandi dufite gahunda zikomeye. Mu gitondo twaje kubyuka twese amahoro. Marita wakundaga gusenga abanza kuturagiza Imana, ubundi dufata ibya mu gitondo, turitegura neza. Ubundi Marita tubanza kumusaba kujya kuri reception akaka uruhushya rwo guhura na Tonzi. Kubw'amahirwe baza guhana gahunda ya 2:00 mu gitondo, ngo kuko Tonzi yamenye ko ari Marita wigeze kuba umukozi wabo biramushimisha cyane. Marita tumusaba ko niba abirimo, igihe baraba bari kuvugana yashyiraho rikoda ya telefone, ubundi ibyo bavugana byose tukaza kubyumva, ubundi natwe nyuma tumusezeraho.
Jessica atega moto azibwira ko batugeza ku biro by'umujyi wa Kent, akajya kwaka ibyangombwa byo gukora factory itunganya ibiribwa. Twageze ku biro duhura n'imodoka y'Abarewisi irimo gusohoka, duhita tubona ko ari Sorina cyangwa umugabo we cyangwa undi muntu ukora muri Abarewisi wari waje aho ngaho, bituma twiha gahunda yo kwirinda cyane kuko tutari tuzi ibyo turahura nabyo. Nuko twinjira mu biro by'ushinzwe ubucuruzi n'inganda, tumusaba ko yaduha ibyangombwa. Jessica abisaba nk'usabira umwana we w'umukobwa ko ari we bashyiraho ibyangombwa. Tumaze kubisaba umuyobozi adusaba ko twaba dutegereje gatoya akaza kuduha umwanzuro, ubundi asohoka mu biro bye ngo ajye kuvugana n'abandi bayobozi. Mu gihe kitarambiranye nawe baragarutse, atubwira ko umubyeyi urimo gusabira ibyangombwa umwana we bagomba kuzana kugira ngo babafotore n'amafoto bose yo gushyira kuri ibyo byangombwa. Umuyobozi ahita atubwira ko tugomba kugaruka ku munsi w'ejo kuko ngo hari inama yari agiye kujyamo, nuko tumushimira kuri serivisi yari amaze kuduha, ubundi turasohoka turagenda. Twageze hanze mu mbuga y'ibyo biro nikoze ku maso no ku mutwe, nsanga rinete zanjye n'ingofero ntabyo nambaye. Mbwira Jessica ko mbyibagiriwe mu biro by'umuyobozi, musaba kuntegereza gatoya ngasubirayo kubizana kuko nari nabirambitse ku ntebe twari twicayeho, nanga ko umuyobozi yambona nambaye nka mayibobo bigatuma twima ibyangombwa. Mu gufungura ibiro buhoro buhoro nk'umuntu utari kwinjira iwe, numva wa mugabo arimo kuvugira kuri telefone avuga ati, rero bariya abantu ibyangombwa bari gusaba, ndabanza mpamagare Chairman Sultanis mubwire ko hari abantu bashaka gukora nk'ibyo bakora, twumva icyo abivugaho. Nabyemera ndabaha uruhushya, kandi nabyanga nabyo ndabima ibyangombwa kuko uko bigaragara ni nk'aho ari abantu baje gushaka guhangana na factory y'Abarewisi kuko nabo barashaka gutunganya ibyo kurya, kandi muri iki gihugu ntago habamo inganda ebyiri zitunganya ibyo kurya keretse gusa baramutse bakorana. Namaze kumva wa muyobozi amagambo yari ari kuvugira kuri telefone, numva ko ibyacu bishobora kugwamo inshishi kubera ko uyu muyobozi byumvikanaga ko akorana n'umuyobozi wa kampani y'Abarewisi, ariko nanone nza gutungurwa avuze ko Chairman yitwa Sultanis. Nibaza impamvu Jessica atigeze abimbwiraho, kandi mu ijoro twapanzeho kuva mu rugo nari namubwiye ko nshaka gushakisha umuryango wa Sultanis, ariko mbitekerejeho numva ndi umusazi cyane kuko kuba Chairman yaritwaga Sultanis ntabwo byavugaga ko yaba ari uwo mu muryango wa Sultanis umwe wafashaga sogokuru kuyobora, keretse gusa hari umuryango w'Abasultanis, kandi nyogokuru ntago yigeze abimbwira. Ibyo sinabitindaho cyane kuko natekereje ko na Jessica yabifashe nk'uko nanjye mbifasha ako kanya. Mpita niha gahunda yo kuza kumubwira uko bimeze. Mpita mbona ko nindamuka ninjiye muri ibyo biro umuyobozi arahita akeka ko namwumvise, ubundi nsubira inyuma gake gake nsubizaho urugi. Kubw'amahirwe ntiyanyumva, ubundi ndakomanga ampa karibu. Ndinjira mbonye ari njye ambaza ikintu ngarutse gukora, mubwira ko nari nibagira ingofero yanjye na rinete mu biro bye aribyo nari nje gutora. Ampa uburenganzira ubundi ndabitora musezeraho ndasohoka. Nasohotse mu biro by'umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'inganda numva mfite ubwoba, kugeza ubwo nagendaga muri nyubako ndimo kurangaguzwa. Ndinda ngera kuri Jessica aho yarantegereje, nta mutima mfite uri hamwe. Jessica mbaza impamvu natinze n'icyo bisaba kujya gutora ibyo nari ngiye kureba ngahita ngaruka. Mpita musaba ko twashaka ahantu tujya kwicara, ubundi nkamubwira uko bimeze. Tubanza gusohoka mu gipangu cy'iyo nyubako, tugeze hanze dusanga moto zihahagaze. Jessica arazitega basaba kutujyana muri Abarewisi Company. Mpita mubwira ko bitaba ari byiza kuko dushobora no kuba twacungishwa ijisho. Ambaza impamvu ndi gutekereza gutyo, mubwira ko twashaka ahantu tujya, ubundi nkamubwira uko bimeze n'ibyo numvise. Ahita abwira abamotari ko batujyana muri Moriya Academic School, cyane ko yari yapanze ko nituva aho ngaho ashaka ko tujyayo tukajya kuhareba. Abamotari babyumva vuba, ubundi turagenda. Ntibyatinda tubona batugejeje mu kigo cyiza cyane. Ku cyapa cyabo handitseho ngo Moriya Academic School, Best School Ever. Abamotari batugeza ku marembo yabo. Jessica arabishyura baragenda.
nuko mpita musaba ko twiherera ahantu bigaragara ko nta muntu watwumva. Tujya ku kibuga cyari cyegereye ikigo inyuma, ubundi twicara mu gacaca kari gahari. Jessica ahita avuga ati ariko wa mwana we nawe urimo kuncanga, ni ibiki wumvise muri biriya biro ku buryo wakutse umutima? Jessica namubwiye ibintu byose numvise umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'inganda mu murwa mukuru wa Kent yavugiye kuri telefone. Amaze kubyumva ahita avuga ko ibyangombwa dushobora kubibura cyangwa se twagira amahirwe tukabibona bitugoye. Mpita mubwira nti ahubwo hari ikindi kintu numvise, nibaza impamvu utakimbwiyeho ejo bundi ubwo twajyaga kuva mu rugo. Jessica ahita avuga ati icyo se kandi ni igiki? Nabajije Jessica niba umuyobozi w'Abarewisi Company yitwa Sultanis, ambwira ko ariko yitwa. Bitamubaza impamvu atabimbwiye kandi ashobora kuba ari ukomoka ku muryango wa Sultanis wari vice chairman wa Robert na Tolomeo. Jessica aranseka cyane ambwira ko bitashoboka kubera ko uwo musore yari amuzi ari ikirara cyo ku muhanda, ariko gica inyuma papa wanjye Boroni kuri Sorina, akaba aribwo baje guhura bakajya babyarana Tonzi na Diva, kandi mu mateka ze akaba nta muryango aba Sultanis nk'uko hariho Abarewisi yabaze, bityo Sultanis akaba ari izina risanzwe. Uko twagera hano tukumva umuntu witwa Peteroni cyangwa se Jessica, numva ibyo ambwiye nibyo koko, ariko mubwira ko tugomba gushaka amakuru yuzuye, bitaba ari byo tukabinyura ku ruhande. Wenda umugabo wa Sorina akaba ari umwe w'umuryango w'uwahoze ari vice chairman ku bwa Robert ndetse na Tolomeo. Nuko twiha gahunda yo gutangira kwirinda cyane, kuko Sorina ashobora kumenya amakuru y'uko dushaka ibyangombwa byo gukora factory itunganya ibiribwa, ugasanga ateje intambara. Duhita twiha gahunda yo kuvaho tukazagaruka kuhatemberera ibutaha, tukajya kureba niba Marita yaba yahuye na Tonzi bakaganira. Twavuye mu kibuga twari twicayemo tujya gutega moto, tuzibwira ko tugeza muri Abarewisi hoteli. Tugezeyo twinjira muri hoteli nk'abakiriya basanzwe, tujya mu cyumba dusangayo Marita arimo guseka ibyishimo byamurenze. Tumubajije impamvu yishimye atubwira ko yahuye na Tonzi. Tumubaza niba yari kodinze ikiganiro bavuganye, atubwira ko burya yanavuye hano telefone iri kuri recording. Tumusaba kuzana telefone ngo twumve, ayikura mu mufuka ahubwo dusanga ikiri kuri kodinga. Tumubajije impamvu atabikubye atubwira ko atazi aho yari gukanda, kuko yakanda hatariho byari gupfa. Ahitamo kubereka ngo tuze kubyikupira, kuko n'ubwa mbere yarabikoze kandi afite n'ubwoba. Marita amaze kumereza telefone ndayikupa, ubundi njya muri application za telefone nshakisha file manager ngo njya hajya ibyo umuntu yafatiye amajwi. Mu kugeramo nsanga harimo ibiganiro byinshi, ariko ibyinshi ari bijyamo umaze kuvugira kuri telefone. Mpita njya kugiheruka ntangira kugikina, gitangirira ku byagiyemo tukiri kumwe mu gitondo. Hakurikiraho amajwi yafashe ari mu nzira agiye kuvugana na Tonzi, kugeza ubwo yahuye na Tonzi bagatangira kuganira. Ubundi Tonzi akamuha karibu mu biro bye bakicara bagatangira kuganira. Umva ko ikiganiro cyari kimeze. Tonzi yaravuze ati nukuri kw'Imana ndishimye bitavugwa, kuko umukozi wo kuri reception yambwiye ko ari Marita unshaka. Mbanza gushidikanya kuko ntumvaga ko ari Marita waba uri kunshaka kandi nguherutse kera. Marita ahita avuga ati nukuri nanjye nari nzi ko utaraza kundeba, kubera ko usigaye warabaye umuntu ukomeye mu gihugu cyose, nta muntu utakuzi, ahubwo se amakurusha. Baganiriye byinshi byo gusuhuzanya no gukumburana ku buryo twabisimbukije tugera aho twashakaga kumva ibyo twashakaga. Marita ahita avuga ati sha rero impamvu nje kugushaka ni ukugira ngo umfashe, hari umushinga nshaka gukora. Tonzi ahita avuga ati mbwira ndakumva, ni ukuri ibiri mu bushobozi bwanjye ntago nabura kugufasha. Marita ese avuga ati nyine mama wanjye agiye gupfa yansigiye imirima mu cyaro, buriya kuva cya gihe mva iwanyu no kwa Maritina nahise njya mu rugo ntangira guhinga, ndabimenyera ntangira no kujya nzigama amafaranga, ku buryo nanjye nagize ishyari igihe numvaga ko uyoboye nubwo ntize, nkumva nashaka ikintu cyo gukora nkiteza imbere. Bityo nza kuza ngura uruganda rukora
rudakora ruri hariya hanze rwegeranye n'uru rwawe ngo ntangire ntunganye ibiribwa nanjye njye ngemurira abantu. Rero kubera ubushobozi buke kandi nta nubwo nize, niyo mpamvu nagushatse ngo ungire inama nk'umuvandimwe. Urumva koko ibyo bintu byaba ari byo? Tonzi ahita avata ahubwo sha Marita ugize amahirwe uza kundeba mbere, kuko iyo wibeshye ukabanza kunyura kuri mama wanjye byari kukubana ikibazo kubera ko adashaka umuntu bahangana. Ariko wowe humura nzagufasha, ahubwo si ibyangombwa warabibonye. Marita yahise abatisha hari umugore dusigaye tubana nawe twazanye, ariko we yagiye mu buyobozi kunshakira ibyangombwa ngo arebe ko arabibona. Tonzi ahita avate bivuze ko ari we umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'inganda yahamagaye papa wanjye akamubura kuko ari mu nama nkamwitaba yambwiraga. Marita ahita avate yego buriya niwe kuko naje kukureba nawe agiyeyo we na musaza wanjye. Tonzi ahita avate yo nta kibazo, wowe humura twarabanye kandi ntago nakwibagirwa ibyo wadukoreye. Nubwo mama wacu yagufashe nabi akakoherereza kuri uriya nyamaswa y'umugore ngo ni Maritina, ariko wowe ahubwo mbwira nimero yawe ya telefone. Ndararanganirije papa mbimwumvishe ko ari umwana w'inshuti yanjye watubereye n'umukozi. Uzi ko papa ashobora no kugutera inkunga mukajya mufatanya. Ejo nzaguhamagara tujye mu ruganda rwawe turutunganye, ubundi utangire wikorera akazi urebe ko watera imbere. Nyuma yo kwemeranya ko Marita agiye gufatanya na Tonzi, hakurikiyeho ibyo kujyana kurya no gutembera iwabo ngo amwibutse aho babanaga. Biza kurangira ya majwi agarukiye aho twari tugarutse mu cyumba, tukamusangamo turi kumubaza impamvu yishimye, kugeza ubwo nabikupye maze kumubwira ko ari umuturage. Ubundi twumva iyo gahunda yacu igiye mu buryo bwiza. Igisigaye ari ukujya ku karere ejo bakaduha ibyangombwa mu mazina ya Marita. Namaze gukupa telefone ubundi twese dukorana mu biganza kubera ko inzira yacu yari imeze nk'iharuye. Marita tubaza uko byagenze natwe turabimubwira. Ahita avuga atari ko wa mugani wa Petero ndumva byaba byiza aramutse amenye niba papa wa Tonzi yaba ari umwe mu muryango w'uwo wahoze ari vice chairman wa company, kugira ngo wenda nabashe kumenyeraho uko umuryango we wabayeho nyuma. Jessica ahita bati ibyo nta kibazo, ahubwo ubwo twahera hehe dushaka amakuru. Ndabasubiza nti ibyo reka byere kudutesha umutwe, aho ndahera ndahazi. Bambajije hano ndahera nshaka amakuru kandi nta muntu tuziranye waba uziranye na chairman Sultanis. Mbabwira ko nzakora igikorwa cy'ubwiyahuzi ngatera umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'inganda mu mujyi wa Kent, nkamubaza amakuru yerekeye chairman w'Abarewisi aho akomoka ndetse n'ubuzima bwe ko ndahava amenye byose. Jessica ambwira ko niba nkunda ubuzima bwanjye icyo gitekerezo nakireka, kuko nkuko nari mbivuze ari ubwiyahuzi. Mubwira ko ndaza kwirinda cyangwa se mo kimwe tuzabikoresha twagiye gushaka ibyangombwa. Bambaza uburyo nzabikora, mbabwira ko ibyo babindekera nkabyikorera ubundi bakazareba ko ntazabigeraho. Twakomeje kuganira tuza no gufata ifunguro rya saa sita. Tuguma muri icyo cyumba nta kintu turi gukora kuko ntaho twari dufite ho kujya, ndetse Jessica yavuze ko twazatangira kuvugurura inyubako ari uko twabonye ibyangombwa, nuko tuguma dutegereje ko bwira bukanacya tukajya ku biro by'umujyi ubundi bakaduha ibyangombwa, kuko Tonzi yari kuba yavuganye na papa we. Mu masaha ya nijoro saa moya n'igice Tonzi yaje guhamagara Marita amubaza niba atararyama, amubwira ko atararyama. Tonzi amusaba ko yashaka uko agera mu biro bye kuko arimo kuvugana na papa we kandi yamaze kubwira papa we icyo gitekerezo. Papa we agatangazwa n'uwo mwana w'umukobwa ufite umushinga nk'uwo nguwo, akaba ashaka kumubona ndetse bakanakorana amutera inkunga. Marita amaze kubyumva gutyo arabitubwira, mpita mvuga nti ikintu papa wa Tonzi agiye kukubwira nuko nimuramuka mukoranye ibiciro bizaba ari bimwe n'ibyabo, kuko uramutse ubigabanije nicyo kintu cyamubangamira. Rero nugerayo ugomba kumubwira ko ahubwo uzabizamura cyane kubarusha kugira ngo yizere ko utari guhangana nawe ku isoko. Jessica yasaba ati oya nta kibazo, wowe umubwire ko muzakorana uko abishaka, ibyo bizatuma ajya guha n'abakiriya. Noneho nyuma nitumara kubona abakiriya bakeya
tuzatangira gutanga amatangazo ko twagabanije ibiciro, maze ubundi bose baze basuzume ibiribwa byacu, nibasanga ari bizima batangire kutugurira. Peteroni, ugomba kumenya ko iyi ari intambara ikomeye tugiye kurwana, kandi Marita namara kumvikana na papa wa Tonzi nta ntambwe isubira inyuma iraba ihari. Twamaze kuvugana gutyo, Marita tumuha umwanya ahindura imyenda, ubundi adusezeraho aragenda. Gahunda ari ukongera gufata amajwi turaza kwiyumvira. Tuguma mu cyumba natwe dutegereje. Nyuma y'igihe kitari gito Marita baragarutse, atubwira ko nta kintu gishya tuzaniye, kuko twumvise amajwi yose uko bavuganye. Papa wa Tonzi yemerera Marita ko azamwubakishiriza uruganda rwe, amafaranga Marita ari gukoresha ategura azayongere kuyo kugura imashini zikomeye zo gutunganya ibiribwa. Nuko twese turishima cyane, kuko gahunda yari iri kujya mu buryo bya mu gitondo mu mujyi dufata ibyangombwa. Buri wese yagiye aho agomba kuryama, nanjye nihengeka mu gatebe kanjye, ubundi mfata telefone mbanza kuganiriza Rozanje kuri message. Nk'abakundana amasaha aratujyana tuganira, nza kumwiseguraho mubwira ko mfite gahunda ariko ngiye kumucika. Ambwira ko nta kibazo turi kumwe ejo, kandi anyifuriza amahirwe masa. Namaze kuvugana nawe ubundi nandikira Diva, mubwira ko ejo saa 9 nzaba ndi muri Kenti, kandi nkaba nzaza ari we nje kureba. Ubundi saa 2 za nijoro ngasubira iwacu. Wagira ngo yari atararyama yahise ansubiza, ambwira ko gahunda ari muri hoteli muri furo ya 7. Ubundi nawe musezeraho ndaryama. Mu gitondo buracya turitegura, uko turi batatu twerekeza ku biro by'umujyi wa Kenti, kushinzwe ubucuruzi n'inganda. Bakora uko gahunda zose zikurikirana, bafata amafoto bayatera ku byangombwa, ubundi badusaba gutegereza igihe gitoya maze bakabizana ababishinzwe. Tukaba tugumye twicaye aho mu biro, bitangira amahirwe yo kuganira n'ushinzwe ubucuruzi. Ndamubwira nti muranyihanganira mu gihe dutegerejeho wenda tube tunaganira. Buriya twe n'ubwa mbere twagera inaha muri Kenti. Ese buriya ubucuruzi n'inganda bihari ari byinshi cyane ku buryo bidusaba gukoresha imbaraga nyinshi cyane ra? Umuyobozi ahita bati buriya abacuruzi ni benshi cyane, ariko inganda ni nkeya. Sinzi niba muri abarewisi buriya ni abantu bakomeye cyane, sinzi niba mubazi, kuko uruganda rwabo nirwo rwonyine rukora nk'ibi mugiye gukora. Buriya ntanababeshye mbere y'uko mwemererwa ibyangombwa, twabanje kubaza abarewisi niba bifuza ko hagira umuntu bahangana ku isoko, ariko Sultanis Chairman ambwira ko nta kibazo kubona umuntu ukora nk'ibyo bakora, ari byiza kuko hari byinshi bazafatanya. Mpita mvuga nti burya se Chairman w'abarewisi yitwa Sultanis? Umuyobozi ahita bati yewe burya koko ntago muzi uyu mujyi, kugera nubwo mutazi izina ry'umuyobozi wa kampani mugiye guhangana koko n'ukuntu azwi mu gihugu. Ndamusubiza nti ariko rero wagira ngo iryo zina ntago ari ubwa mbere ndyumvise, kubera ko nigeze gusoma igitabo kirimo umugabo witwa Sultanis wabaye Vice Chairman w'abarewisi kera cyane, ubanza hashize nk'imyaka 100. Umuyobozi ahita batuye umwana ra, ese sha nta nubwo uzi amateka y'igihugu cyacu? Mubyeyi kuki utamwigishije? Uburaho utazi umuryango w'abasultani? Mpita mvuga nti habaho umuryango w'abasultani se? Narinzi ko iby'imiryango biba mu barewisi gusa. Umuyobozi ahita bati yego rwose ubaho, sha ufite byinshi byo kwiga koko. Buriya nk'uko mu bindi bihugu bimera, nta gihugu kitagira iyo miryango. Uhereye nko muri Metrobet bagira abamakabe, abamariduke nabo babaho, ndetse n'indi miryango. Rero n'inaha barahari, ariko abarewisi n'abasultani buriya barakoranaga cyane, ndetse abasultani bakaba bizerwa b'abarewisi. Mpita mvuga nti bivuze ko noneho abasultani bashobora kuyobora kampani y'abarewisi, n'abarewisi bakayobora iy'abasultani. Umuyobozi ahita avuga ati oya sha, abasultani nta mitungo bagira, nako buri ibijyanye n'ubuyobozi byo ni birebire, ahubwo ndabona ibyangombwa byanyu babizanye, mugende mukore kandi mukurikize amategeko, kuko tuzajya tuza kubasura, nimwica amategeko tuzabafungira. Jessica ahita avuga ati murakoze cyane, ni ukuri kutugirira icyizere, natwe igihugu cyacu tuzagiteza imbere.
Umugabo yamaze kuduha ibyangombwa ahita adusezeraho, anambwira ko njye kwiga amateka y'igihugu cyacu nzamenya byinshi, ariko ntaha ntanyuzwe kuko nta kintu nari ncyuye, kuko natashye ntamenye niba umugabo wa Sorina koko yaba ari uwo mu muryango w'abasulutani cyangwa se atari we. Nuko mpina akagongo ndagenda. Tugeze hanze Jessica ambaza ibyo nari ndimo, mubwira ko nari ndi gushaka amakuru afatika, ariko nkaba ntahanye ubusa. Ambwira ko nari kubizira, mubwira ko nitonze, duhita dufata gahunda yo kujya gushaka abantu bo kubaka uruganda neza. Marita avuga ko Tonzi yamaze kumwandikira amubwira ko batangiye gukora akazi, ahubwo iminsi 3 bakaba bazaba bakarangije. Nuko turishima duhita dutaha, tujya kuba turi kumwe muri hoteli. Saa 9 zigeze nandikira Diva mubwira ko ngiye kugera muri Kenti habura nk'iminota 20, ashatse yaza kundeba muri gare. Ambwira ko butuvuga nasohotse mu bitaro antange muri gare ubundi musangeyo. Mpita numva atari byiza kuko atarabona nsohotse mu modoka, ariko numva nta kibazo ko ndamubwira ko nasohotsemo atandeba. Ubundi mpita mbwira Jessica mwibanga ko ngiye kureba Diva. Ambwira kwitonda, nawe ambwira ko arajya mvugisha yumva uko meze. Nuko mbasezeraho ndagenda, Marita nsiga avuga ko agiye kujya guhura na Tonzi ku ruganda rwa My Food Factory. Nuko nshyira igikapu cyanjye mu mugongo nk'umuntu ugiye kugaragara nkaho mvuye mu rugendo. Rinete neza ndetse n'ingofero ikizuru ngishyira imbere, ubundi nsohoka muri hoteli. Ntega akamoto mbwira umumotari kungeza hafi ya gare nkavaho. Aranyumvira kuko nari mfite ayanjye, ubundi arahangeza ndahagera. Mpita ninjira muri gare ndi kuvugana na Diva, mubaza aho ari kandi mutegereje igihe kinini. Mpita mubona nteye umugongo ari kumvugisha, musaba guhindukira. Ahindukiye ahita abona umusore mu ngofero na rinete, ubundi araza turayambira, nahita njyana hari imodoka ye tuza muri hoteli. Twaraganiriye nk'abantu bakuru biratinda, saa 9 zigeze mubwira ko ntashye. Anshimira ibihe byiza twagiranye, ambwira ko arangiza muri gare ubundi akagaruka mu bitaro kuko hari ibyo atari yarangije. Nuko tuva muri hoteli tujya mu modoka ye, ubundi aratwara tugeze hafi na gare ku buryo atakwinjizamo imodoka ye mvamo. Musezeraho ubundi agaruka muri hoteli, nanjye mpita mfata akamoto ngaruka muri hoteli, ndetse imodoka ya Diva nyisiga inyuma. Ngeze mu cyumba nsanga bose barimo ndabasuhuza. Marita ambaza aho mvuye, mubwira ko ndi umusore ntabura aho kujya, ariko Jessica we yari abizi ntiyambaza byinshi. Turangije turarya ubundi turaryama. Iyo minsi yaje kugenda kuko nyuma y'uwo munsi Jessica yasubiye muri Merine kuzana imodoka ye. Iza yahindutse ku buryo wayibonye atapfa kumenya niba ari iya Maritina cyangwa indi. Nanjye nza kujya gusura Moriya Academic School, ariko sinakurayo amakuru ahagije kuko ikintu cyari kinjyanye ko ari ugushaka amakuru y'abasulutani, kuko nizeraga ko hari nk'abana b'abasulutani bahize, ariko ndaheba. Ngaruka muri hoteli ubwo twari dusigaje umunsi umwe ngo dutahe, kuko kuvugurura uruganda no gushyiramo amamashini Marita na Tonzi ndetse na Sultani si papa wa Tonzi bari babirangije. Nibwo uwo mugoroba twicaye hamwe ubundi turaganira. Ndavuga nti ni ukuri ndi kumva bimbabaje cyane uburyo tutazongera kubonana mu rugo tunabana, kandi nari nikundiye ukuntu tubanye. Marita ahita avuga ati ntufite umugore se ugenda umutumire aze mwibanire. Mpita mvuga nti nuko mama atabyemera naho ubundi nakamuzanye da. Jessica ahita avuga ati uyu muhungu nyamara yarasaze, ubu se we watunga umugore cyangwa yaba ari imikino urimo? Ndamusubiza nti cyangwa ntabwo wibuka ko nakuriye ku muhanda, kandi umwana wo ku muhanda inshingano zose arazuzuza. Rero wumpa uruhushya nkwereke ngo Rozange araza tukibanira mu kigwi cya Marita. Jessica ahita avuga turashaka ko afande azakuvuna amaguru, uzibeshye umukorere ku mwana akwereke. Mpita mvuga nti yewe wa mugani mfite imbogamizi nyinshi, ariko igihe cyanjye kizagera, gusa Marita njye nzajya ngusura buri gihe. Jessica ahita avuga ati se kuri kuvuga nkaho tugiye kumuzirikira inaha ngaha, ejo bundi ntabwo tuzagarukana tumuzaniye ibyo gutangira gutunganya? Marita ahita avuga ati yegura kandi nanjye nzajya nza kubasura. Mpita mvuga nti ahubwo se aho kuba wahabonye? Marita ahita avuga ati Tonzi yanyemereye kumpa icyumba muri hoteli yabo, kandi bazajya bangaburira nk'umufatanyabikorwa.
Jessica ahita avuga ariko ugomba kwitonda, bariya abantu buzuye ubugugu, buriya icyo bagushakaho ni uko uzafatisha, wamara gufatisha bagahita bakwambura utwawe. Ndamusubiza nti ibyo ntago bizongera kubaho, nzaba ncungiye hafi, ahubwo uraje urebe ibyo ngiye kubakorera ntago bazankira. Twamaze kuganira gutyo twese twishimira ko intambwe ya mbere tuyiteye, igisigaye ari uguteza imbere My Food Factory. Ubundi twamara kubona isoko aba Lewis Factory gahomba tukayigura, noneho ngahita nyishyira mu biganza byanjye.